Hendrick Whitboy abantu benshi bamuzi nka Hendrick Entertainment, akaba yaravutse ahagana mu mwaka w'ibihumbi 2006, avukiye mu mujyi mutoya cyane wa Rwimiyaga, ni mu Rwanda mu karere ka Nyagatare. Kandi nanone yaje gutangira kwiga mu mwaka usaga w'ibihumbi 2013, atangiriye amashuri he ku kigo cyari hafi y'aho iwabo bari batuye cyitwa GS Rwimiyaga. Akaba yarasoreje primaire yose, akaza gukomereza ku kindi kigo cyitwa Efoteki Kanombe. Abantu benshi barakizi kuko gisangwa ahagana i Kigali, naho ngaho gisangwa ari naho yaje gukura ubumenyi mu bijyanye n'indimi, biza kumuha uburenganzira bwo kujya yumva ururimi rurimo Igishinwa, Icyongereza n'Igifaransa ndetse n'Igiswahili. Akaba ari mu bana bakiri bato cyane bafite impano, dore ko nyuma yo kwiga izo ndimi yaje kujya asoje toronkome, yaje gukomeza kwiga senior 4 ku myaka ye mike cyane isaga 13, aza gusoza nanone senior 6 afite imyaka 16. Ibyo byatumye yaje gukomeza ubuzima busanzwe ashaka kaminuza zigamo, ari naho yaje guhura n'umuntu witwa Baruma Challenge na The Platform EDM. Abo bantu nibo bamufashije ku bintu byerekeranye n'amafilime, bagenda bamuha ubumenyi buke buke, dore ko yari azi n'indimi nyinshi zitandukanye. Nyuma y'ibyo byose yaje gufungura YouTube channel yitwa Hendrick Entertainment, kuyikomerezaho gahoro gahoro, akora ibintu byerekeranye n'amafilime, arasobanura. Kandi mu by'ukuri Hendrick Whitboy abantu benshi bazi kuri Hendrick Entertainment, dore ko we yasoje icyiciro cy'amashuri ya segonderi afite imyaka 16 gusa.